ubivuga ubyemera uvuga buri kimwe cyose urashobora gukora. Iyo record ushaka kumfata nizarira umwana Niko wanyambariye ikanzu wabuze imyenda yo kwambara. Sasa sinayambaye kugira ngo mbe umukobwa. Kanze numva ko navumvura. Se kwicamo nayifatira. Ndabona atari kwifata. Asiki. Sundi nayo mfashwe n'iyihe satani ngo nguhamagare. Atu n'ubundi niyata abana be ngo bimugwe amahoro. Gusa azabifuza atakibabonye. ushakamo iki? Sheri relax. Nyine harakara kansesereje ndi kureba ko nabona mu rwemedeza wangu mugendana inzembe kugira ngo nkaje. Ndi kundeba gutyo. Urumva yena atwara kofi yawe. Cyari mi simbarene ni makuru gusa. Ahubwo sintaguze hano ruri. Umva ibyo ngibyo ntabyo mvuze byo kwitwara ariko. Cyangwa bihore basanga mu bafite amakuru. Umva mwabana mekanicare mbaho inkuru. Umusambere mwiza cyose. Umva mbafitiye inkuru. Muzi wa mama mwashushanyije ifoto ye kuri boutique cyagiye mwaje kundeba. Yagize ati yarabakunze ngo muzi gushushanya muri abana beza. Mumbaze rero ikintu yabageneye. Yagize cyese mama. Mva yamaye amafaranga ngo mbagurire udukoresho twibanze, mbagurire na fanta, ubundi azaza yazanye amafaranga abatera inkunga, azamura impano yanyu, bagurire ibikoresho mujye mushushanya n'abandi bantu. Si byiza? Wow. Makere nabije. Murishimye? Murishimye? Makere nabije. Ngamuze mugaruke mwicaye. Ibyo ndanaje makere na. Makere. Ibyo bamubwira mwana buriya rwose iyo turi abagabo twicaye aba ari nta kibazo mwana. Umva rero umva majete. Ya ndakunda. Umva ndabona wowe na Peter. Sibyo? Muri abantu babajamo banje. Ngiye kubabwira ikibazo mfite. Ase ni gutugira ikibazo ntutubwire tutubwira nta kibazo. Umutima wanjye uhahinda guturika. Yesu Alex kutubwira ikibazo ufite urumva ari ibintu bikomeye. Umva mbabwira uburyo bimeze. Sibyo? Uramuduye. Sibyo? Uravuga Minyoni? Minyoni. Buri munsi yarambwiye ngo yanamuteye. Aramuteye namuteye. Buri munsi umbaza. Buri munsi. Wow baby kige ntabwo bazi. Mwenye se katatu kubeshya. No baby arakubeshya. Ibipapuro byo kwa muganga narabibonye. Buri kanya umva ngubwire. Buri kanya ngaho. Mereza ibihumbi 100 ngo nje kunyura mu cyuma. Uri kumva? Ibyo mubwira se ni igamani Minyoni akandi kanya mumereze umva akandi kanya mumereze amafaranga
yo kunywa byeri ngaho amafaranga yenda kunshiraho yenda kunshyana mungire inama ngabanga Tumvira Peter ibipapuro byo kwa muganga. Yakwetse ibiki? ibipapuro byo kwa muganga narabyiboneye Agafata ipapuro agatanga amafaranga bakayimuha byagorana. Sibyo bamubwira. Ese ni ubwa mbere ubonye ikintu cy'abatubuzi ashobora kugutuburira amazi. Sibyo bamubwira. Nashatse kumbwira ko aba yarantuburiye. Ese kugenda ugafata ibipapuro ukajya ku muntu wawe akandika ngo andika gutya na gutya ukaza akakubeshya. Umva ngo ubwire rero. Si amafaranga sexa. Ariya muri Kigali Umva ngo bakabikora. yewe yabizanye byandikishije amafaranga. Uzabura ubwenge. Biriho nakashi. Sibyo narasomye isanga atwite. Ariko umukobwa yanzonze buri kanya ngaho ibihumbi ubwenge. Nese yo kunyura yatwitiye muri ku rupapuro. sografi kugira ute Yatwitiye ku rupapuro. Wowe. Dore ukuntu bimeze. oya mungire n'abantu babajama kuko Kujya ni kwa muganga, mwitabaje. umva, kujya kwa muganga ukandika Atagira ibipapuro, umuntu wabyumvishe, akandika ibipapuro katwite akishyura ni ibintu byoroshye. Yose Umva mugire inama, bajya babikora. umva mugire inama jya wumva. Kandi uvugira hejuru buri gihe mu bintu utazi. Se waretse bakaguha tuje bakakugira inama. Nibyo mubwira. Urumva Peter, umukobwa buri munsi tuba turi mu rugo mwamba ngo nararikiye ve witimba ndi kubyumverega nuko ntabare ndi kubyumva ngo nararikiye ve witingo nk'iki n'iki ubu nguyu nawe agafata mu mafaranga ye umutima wanjye wenda guturika. Asirika mubaze n'undi usubize. Ibyo bipapuro ko yakoreze byo kwa muganga mwe mwajyanye cyangwa arabikuzaniye. Ntabwo twigeze kujyana yarabinzaniye ariko mbona yarabikuzaniye mutajyanye ngo ndatwite. None se reka mubwire. Ariko abagabo tuva se ko yarabyandikisha bama amafaranga atanga amafaranga kugira ngo aza kubeshya. Ikigali se barabikora. Ariko je nibyo mba mubwira wa muntu. Dore inama yanjye muhaye n'ingiyi. Mufate mujyane kwa muganga muri babiri. Making sure yuko nimba twite cyangwa datwite uzubizi. Hari ikibazo se? Okay. Ugenda umubwira ati ndashaka tujya kwipimisha tukareba uko ibintu bihagaze. Ntabwo byanga. Inama mu ngire y'abagabo. Yaba igihe cyo kugira abantu abajama nkama ngiye kumufata mujyane kwa muganga ngiye bamwipimire nanjye ndikura niba ngombwa ndabwira muganga anyereke ibisubizo cyangwa anyereke aho bari kumupimira. Ibyo bintu kandi turajyana aho baramupimira. Umugira inama nibyo ni ukuri Peter. Mnyon. Soka. Asundi wawe kubuza umwanga afite. Waje unywa. Ibiki. Umva ngubwire rero. Ajye nguratwite. Utavuye angaha ntacyo uhinduye. Ubu ngubu tuvugana. Fata inzira tujye kwa muganga. Tujye kwa muganga tuyipimire. Ntabwo ngiye wananjyana kwa muganga. Tugende. Ese uri kubwira ndeko twabigize sayi. Tutajyanye. Aha ngaha tugiye kugenda. Ushaka noneho kunsobanukirwa. Umva ntabwo ngiye kwa muganga. Turagenda. Aha capati z'abantu bamaze kumbwira ko rwose zibaryohera abantu benshi barabimbwira. Ahubwo b'abahungu bawe baguriye amandazi bagushushanyirije ya foto ngo barishimye mbega ubu rwose birirwa babyina ngo warakoze cyane. Umva sweetheart ntabwo nshaka ko tuvugana ibintu byinshi sibyo mbaruneka amatwi mve neza. Mbashari nyine hari ikigabo tumaranye iminsi sibyo rero nari nakibeshye ngo mfite inda nyine cyane noneho ndamubwira nyine ngo imaze amezi abiri ko tumaranye igihe tu. Ariko nibyo mbamubwira Peter ni gute uvuga ko atari buguhe inkari niyanga kuziguha urumva uhita ugenda ufate imbanga yawe ufunge byose urumva umuteze ubwoba mubwira ati noneho ndigende. Ngende kugira ngo ushake nyine itaburiya yo kwa muganga noneho n'utundi dukoresho nyine nawe batuzi ntabwo uri umwana. Noneho ngewe nshaka kumenya ko hari ivuriro rya private mujyanyemo nkahita muzana aho ngaho noneho ukigira nyine nk'umuganga nawe urabyumva.